Shalom bene data, tubahaye ikaze kuri senga ubohoke. Twari ducishijemo iminsi ariko turagarutse kugira ngo tuganire nanone. Wowe uje rero kuri senga ubohoke, uhabwe umugisha, ugubwe neza, uryoherwe n'ijambo ry'Imana n'ibyo tugiye guhishura bihishwe ubwenge bw'abantu, byahishuriwe abana b'Imana. Yesu yigeze kuvuga ngo data ushimwe kw'ibi wabihishe abanyabwenge ukabihishurira abana bato. Hano rero umuyoboro wa senga ubohoke niho honyine uzasanga bimwe utapfa kumva ahandi, bihishwe ab'isi, bihishwe ba bwenge bw'isi. Habwa umugisha, ugirirwe neza n'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo urinde wowe waremewe iki? Urinde waremewe iki? Wowe urinde waremewe iki? Imana y'amahoro ikugirire neza. Kwimenya kwawe ukamenya uwo uri we niyo nzira ikuganisha ku cyo waremewe, na niyo nzira ikuganisha muri destination yawe. Kwimenya ngo njye ndinde, nkora iki, ndinde, naremewe iki, ni iki ngomba gukora mu myaka yose yo kubaho kwanjye, mu myaka yose y'ubuzima bwanjye. Ndinde, nzanywe n'iki mu isi, ndemewe iki mu isi. Ibyo ni byo by'agaciro bisabwa buri muntu wese. N'umubyeyi igihe abyaye umwana agomba kumenya ngo uyu mwana ninde, abyariwe iki, aje gukora iki mu buzima bwa hano mu isi. Nawe rero ufite icyo kizami cyo kumenya ngo njye ndinde, nabyariwe iki cyangwa naremewe iki, imyaka y'ubuzima bwanjye bwose ni iki ngomba gukora. Imana ikugirire neza. Reka tubanze dusengemo gakeya mbere yuko twinjira mu kiganiro. Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, ni wowe uzi buri produit yose wazanye ku isi, ari we umwana w'umuntu. Buri muntu wese ni igihangano cyawe uba wohereje ku isi, kandi ucyohereza ugamije kugira ngo data wa twese kigire icyo gikora. Ndasenze kugira ngo uze uduhumekereho umwuka wawe, tuvuge tuvugishijwe n'umwuka wawe, ntaba ari twe ahubwo izina ryo rihabwe icyubahiro. Amen. Mwihangane nari ncishijemo akantu gato. Rero wowe wamaze kwinjira hano, wowe wamaze kuza hano kuri uyu muyoboro, ufite ikizami cyo kwimenya no kwisobanukirwa. Ariko nudukurikirana ugakomeza gusura senga ubohoke, uzimenya neza, uzisobanukirwa. Imana iyo ihanze igihangano ikakizana ku isi, ndavuga wowe,
wowe uri igihangano cy'Imana. Tutarakomeza ubanza umenye yuko wowe uri igihangano cy'Imana cyoherejwe mu isi. Icyo gihangano cyoherejwe mu isi kiri hano ku isi, kiri ku isi kugira ngo gikore ibyo cyahangiwe. Mu isi umuntu iyo agize igihangano asohora, akagira produit aproduiza, agasohora imodoka iba ariyo gutwara umuntu, agasohora ubwato nabwo bari bwo gutwara umuntu ariko bwaragenewe gukoreshwa mu mazi butagenda imusozi, agakora indege yaragenewe gutwara abantu ariko iri buce mu kirere itaca ku butaka. Ubwo n'ubwenge Imana yagiye itereka mu bantu bakamenya kugira ibyo bakora hano ku isi, cyangwa se bimwe mu bikoresho bakora hano ku isi nkenerwa hano mu isi mu buzima bw'abantu hano mu isi. Uko niko Imana mu irema ry'abantu izana abantu hano mu isi, buri wese akazanwa mu isi hari icyo agomba gukora, kandi gishobora kuba ndetse gisa n'icy'abandi ariko aho ugomba kugikorera hatandukanye n'aho abandi bagomba kugikorera. Nk'uko urwo rugero ntanze rwumvikana ko mu isi hari ibikoresho byinshi bitandukanye kandi bifite umumaro wabyo, kandi byose bikagaruka bigafasha abana b'abantu cyangwa bikagira umumaro ku bantu. Niko n'Imana irema umuntu ikamuzana mu isi afite icyo aremewe agomba gukora gitandukanye n'icy'undi. Kimwe n'uko bishobora kuba wakora ibihwanye n'ibyo nkora, ariko tukaba twabikora mu buryo butandukanye tukabikorera n'ahantu hatandukanye. Ni ngombwa rero kwimenya. Umwuka Wera guhangeho agusobanure, wisobanukirwe, umenye, urinde wowe. Tutarakomeza kukwigisha kuri iryo jambo rivuga ngo ndinde naremewe iki, reka dusome mu ijambo ry'Imana uhereye mu gitabo cy'Abacamanza. Igitabo cy'Abacamanza, Abacamanza mu gice cyaho cya 13. Abacamanza igice cya 13 kuva murongo wa mbere. Abacamanza igice cya 13 kuva ku murongo wa mbere handitse ngo marayika w'Imana abonekera ababyeyi ba Samusoni, maze Abisiraheli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka, abahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Ngo nuko hari umugabo w'Isora wo mu muryango w'Abadani witwaga Manowa, umugore we yari ingumba itigeze kubyara. Marayika w'Uwiteka yiyereka uwo mugore aramubwira ati, dore uri ingumba ntiwigeze kubyara, ariko uzasama inda ubyare umwana w'umuhungu. Nuko ndakwinginze wirinde kunywa vino cyangwa igisindisha, kandi ntukarye ikintu cyose gihumanye, kuko uzasama inda ukabyara umuhungu, kandi ntihazagire umwogosha, kuko uwo mwana azaba umunaziri. Ahereye hano urumva iri jambo. Ijambo ritangiye ritubwira uko Abisiraheli bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, abahana mu maboko y'Abafilisitiya imyaka 40. Ariko nubwo byari bimeze bityo, turabona inkuru itubwira ngo nuko ngo hari umugabo w'Isora mu mudugudu w'Isora mu muryango w'Abadani witwaga Manowa, ngo umugore we yari ingumba.
marayika w'umwami Imana aramubonekera aramubwira ngo dore nubwo uri ingumba uzasama inda uzabyara umwana w'umuhungu azaba umunaziri. Ndagira nkubwire ngo mbere y'uko wowe ushyirwa mu nda ya nyoko cyangwa se nyoko agutwita cyangwa umubyeyi wawe agutwita, hari uwo uri we. Nuba uwo uri we umaze gukura, ahubwo ugomba kuba uba wararemwe uri we mbere y'uko uvuka. Ni ukuvuga ngo uza ku isi hari uwo uri we, uremwa hari uwo uri we, ukabyarwa uri uwo uri we. Noneho uwo uri we wowe hari icyo uba unasabwa gukora. Hano ijambo ritweretse yuko uyu Samusoni marayika yatanze amakuru aravuga ngo azaba umunaziri akiri mu nda ya nyina. Noneho sasa nyina ahabwa amabwiriza y'ukuntu yagombaga gufata uwo mwana kugira ngo abashe kuba icyo agomba kuba cyo. Icyo ngicyo marayika yari yamubwiye. Kabiri, aramubwira ngo azakiza Abisirayeli. Ni ukuvuga Samusoni yari yaremewe gukiza Abisirayeli, ariko kandi ibyo byavuzwe mbere y'uko abaho, byavuzwe mbere y'uko nyina amutwita, byagaragaye mbere y'uko marayika yabibonye mbere y'uko biba. Ni ukuvuga ngo wowe utarabaho, hari abashobora kubona ngo mu muryango wo kwa runaka hazaturuka umuntu runaka azaza aje gukora iki ngiki. Uri umuntu rero wowe ugomba kwimenya uwo uri we. Natangiye mvuga ngo mu isi abantu bashobora gukora ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu isi mu buzima, mu mibereho y'umwana w'umuntu cyangwa mu mibereho yo mu isi. Ntabwo rero abantu bashobora kurusha ubwenge Imana kandi ari produit cyangwa se ari ibihangano by'Imana. Imana nayo yiremye umuntu, imurema imwohereje mu isi agomba kuba yoherejwe mu isi ari igikoresho gishyizwe mu isi kigomba gukora umurimo cyagenewe gukora. Hanyuma umurimo cyagenewe gukora, cya gikoresho cyarangira kikaba expert kikarangira. Nubwo umwana w'umuntu, umuntu watarangira, umuntu narangira umuntu abaho, ariko umubiri yambara urarangira. Woherejwe mu isi uri umwuka w'ubugingo, ushyirwa muri uyu mubiri, uza mu isi hari icyo usabwa gukora, hari icyo uje kwimaramo. Ntabwo woherejwe mu isi ngo urye, unywe, ushake cyangwa se urongorwe, ubyare gusa. Oya, hari ibindi biri hejuru y'ibyo, hari ibindi birenze ibyo. Usabwa kwimenya ubwawe mbere y'ibindi byose. Iyo wimenye rero ntabwo urusha intego yo kuremwa kwawe. Hari abantu bahushije intego yo kubaho kwabo, bashaka kwigana abandi no kuba barunaka. Wowe uri unique, urihariye, uri unique. Igihe cyose ushaka kuba runaka ntibizakunda. Uri wowe nyine uri wowe. Niyo twaba dukora ibintu bimwe, tugakora ikintu kimwe, ariko ntuzaba njye sinzaba wowe. Ba wowe nanjye mbenye. Ariko umenye ngo naremewe iki, naremewe gukora iki, ndinde, naremewe iki, ngomba gukora iki. Uyu mubyeyi ariwe wa Samusoni na se wa Samusoni, Manowa n'umugore we, bo babashije kugira amahirwe yo kumenya no gusobanukirwa umwana uzavuka azaba ari indi. Babibwiwe mbere y'uko abaho, bamuha
marayika atanga amabwiriza y'uko uwo mwana agomba kwifata cyangwa uko bagomba kumufata, uko bagomba kumurera, ibyo bagomba kumurinda kugira ngo bamufashe kugera ku mpamvu yo kubaho kwe. Hari impamvu yo kubaho kwawe rero, kwimenya ngo ndinde. Dukomeje tugasoma nanone Yeremiya igice cya mbere. Yeremiya igice cya mbere, mbere yuko dukomeza. Yeremiya igice cya mbere n'umurongo waho. Umuhanuzi Yeremiya mu gice cya mbere kuva ku murongo wa kane n'uwa gatanu handitse ngo, nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Iri jambo riravuga ngo nakumenye, nakumenye ntarakurema. Ni ukuvuga ngo utararemwa wowe, nanjye ntararemwa. Hari ukuntu Imana yarinze, hari ukuntu Imana yarikuze. Utararemwa ntararemwa, hari uko Imana yarinze ngo njyewe nduyu kandi nzakora umurimo kano kanya ndi gukora. Yari izi ngo wowe uruburiwe kandi ugomba gukora umurimo ugomba gukora. None iravuga ngo nkwereza kuba umuhanuzi. Yeremiya yitwaga umuhanuzi atararemwa, yabaye umuhanuzi mbere y'uko aremwa. Aje ku isi, aje gusohoza cya kindi cyo yari yaremewe cyangwa yari yarerejwe kuba cyo. Nk'uko ijambo rivuze ngo nkwereza kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bivuga ngo Yeremiya yerejwe kuba umuhanuzi uhanurira amahanga ataraba mu nda ya nyina. Nawe utaraba mu nda ya nyoko, hari icyo werejwe kuza gukora mu isi. Hari aberejwe kuza hano mu isi kuba abapolisiye, kuza hano mu isi kuba abapolisi, kuza hano mu isi kuba abashinzwe umutekano mu nzego zitandukanye. Hari aberejwe kuza kuba bagomba kuzakora. Imana yarapanze ngo uyu mwohereje mu isi kuzakora muri serivisi y'igisata cy'umutekano, uyu mwohereje mu isi kuzakora mu gisata cya politiki, akaba icyo nicyo yaremewe. Hari abandi berejwe kuza mu isi ari abantu bagomba kuba abanyabukorikori, ari umuntu w'umunyabukorikori uzakora imitako n'iki. Hari abaremwe berezwa kuza hano mu isi kuba abajyanama, kuba abigisha, kuba abadogiteri, abaganga. Hari aberejwe kuza hano ku isi kuba abubatsi b'amazu, abubatsi b'imodoka, abubatsi b'iminara, abubatsi b'imihanda. Hari aberejwe kuza kuba abubatsi b'ibintu bitandukanye, abanjiniyeri. Hari aberejwe kuba abashoferi, akaza mu isi. Imana yavuze ngo imanuka ku isi, wowe uzakora mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Icyo nicyo waremewe nicyo. Hari aberejwe kuba abanyamuziki, bagakora mu gisata cy'umuziki. Hari aberejwe kuba abantu berezwa kuba abantu bo kuba mu bintu bya networking. Ako ngako izo arizo domene zabo, ari byo bice byabo bagomba kubarizwamo. Imana izana abantu ikabazana mu isi, yego buri muntu afite umwanya agomba kuba abarizwamo, afite ofisi yiwe abarizwamo. Ntabwo ugomba kugerageza gushaka
kwigana runaka no kureba runaka, ahubwo ni wowe ufite ikizami cyo kubanza gushaka kwimenya ngo ngewe ndinde. Ntabwo runaka yagusobanura ngo asobanure ubuzima wowe bwawe uri we. Nugenda kwa ba runaka ngo basobanure ubuzima bwawe, ukarebera kuri runaka ukarebera kuri runaka, ushobora guferinga ubuzima bwawe. Benshi bamaze kuyoba inzira y'ubuzima, inzira yabo bari bo, berekeza mu nzira z'abandi. N'abanyarwanda baca umugani ngo ingendo y'undi iravuna. Tubona kano kanya hari abantu muri iki gihe cya none, bitewe no kutimenya no kutisobanukirwa, bagiye batakaza igihe cyabo mu bihe bitandukanye. Iyo wiyizi ukimenya, icya mbere ubuzima ntibukuvuna, icya kabiri ntabwo uvunika mu mibereho yawe, kuko uba uri muri ofisi yawe, uba uri mu mwanya w'icyo waremewe. Imigisha y'Imana igusanga muri ya ofisi yawe. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga muri ofisi yawe, ni mu mwanya wawe. Imana ikumanura ikagukura mu ijuru ikakuzana mu isi. Mbere y'uko ubaho wowe uzafunga, wowe unkurikirana, wowe nyumva, wowe utarisobanukirwa, menya yuko mbere y'uko umubiri wawe ubaho, uwo mubiri wawe mbere y'uko umubiri wawe wambaye ubaho, wabanje kubaho uri umwuka, uri mu ijuru, uri umwuka. Biravuga ngo nukwirema umuntu umukungugu wo hasi, imuhumekeramo umwuka w'ubugingo. Umuntu ni umwuka w'ubugingo wahumekewe mu mukungugu witwa umubiri. Uyu umwuka w'ubugingo ari wowe nyirizina rero woherejwe muri uyu mubiri. Hari ibyo wamaze gusetingwamo, hari impano domene wamaze gushyirwamo, ugomba kuza ugakora hano mu isi. Noneho ibyo ukora hano mu isi, igihe cyabyo nikigera, igihe cyawe cyarangiye cy'imyaka wagenewe kumara hano ku isi, akazi washyizwemo muri wowe umaze kugakora ukiri muri uyu mubiri, uzongera ucomorwe muri uyu mubiri, ari byo twita gupfa. Ucomorwe muri uyu mubiri, uri umwuka w'ubugingo, ucomorwe usubire aho wavuye, uzajya kumurika ibyo wakoze ukiri hano mu isi. Ni wowe rero ugomba kwimenya uri we, ukarwana no kwisobanukirwa abo ubyara ni bande, ukabagayidinga. Uyu Manowa na nyina wa Samusoni, cyangwa uyu mugabo n'umugore witwa Manowa n'umugore we, babashije kugayidinga umwana wabo, bagira ukuntu bamutwara nuko bamufata, kuko marayika yari yababwiye ngo azaba umunaziri. Icyuma cyogosha ntikizigere gikandagira ku mutwe we. Ikindi kandi muzamurinde vino, kuko azitwa umunaziri akiri mu nda ya nyina, kandi namara gukura azakiza Abisiraheli. Wowe uri uwo Imana yagennye, n'ibyo ugomba gukora ni Imana yabigennye, kugira ngo wimenye kandi usobanukirwe icyo ugomba gukora. Bigusaba kugaruka ku muremyi w'ijuru n'isi, ukamuyoboza inzira, ukamubaza ngo ndinde, wandemeye iki, ni iki ngomba gukora. Benshi rero bajya kugisha inama cyangwa bakajya hirya no hino, cyangwa ugasanga bagiye bafata iby'abandi, ubuzima bwabo ugasanga ntibugenze uko Imana yari yarabuteguye. Dusoma mu Byahishuwe mu gice cya 12, Ibyahishuwe igice cya 12, reka turebe mu Byahishuwe igice cya 12. Ibyahishuwe igice cya 12. Imana y'amahoro, ndabizi yuko hari kirimo irakwigisha, ndabizi ko hari icyo Umwuka Wera arimo arakwigisha. Niba ufite amatwi yumva, biravuga ngo ufite ugutwi kumva niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Umuntu ashobora kuba afite ugutwi ariko ntiyumve.
ntabwo buriya bafite ugutwi, bivuze yuko nta nubwo abumva babumva ubu butumwa ariko bose babwumva. Hariho uzumva agahita anasobanukirwa, agahita anahumuka mu mutima, akamenya icyo umwuka ari kuvugana n'ubugingo bwe cyangwa se n'ubuzima bwe. Reka dusome iki cyanditswe, mu cyanditswe kiboneka mu Byahishuwe igice cya 12, kuva ku murongo waho wa 7. Handitse ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera, cyitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Reka nsubire muri uyu murongo ngo mu ijuru haboneka intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera, cyitwa umwanzi na Satani, ngo aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Urumva mu ijuru habaye intambara yahuje Satani n'abamarayika be bari bamuyobotse, ariko tukabona abandi bamarayika bari muri kote y'Imana b'Imana bari bayobowe na Mikayeli. Habayeho intambara yahuje Mikayeli n'abamarayika bari mu ruhande rw'Uwiteka, barwanana na cya kiyoka ngo kiracibwa, ahabo ntihaba hakiboneka, ngo giciwe kijugunywa mu isi n'abamarayika bacyo. Ariko ijambo rivuze yuko ngo nicyo kiyobya abari mu isi. Kiyobya iki se? Ibaze, iki kiyoga kiyobya abari mu isi bose. Biravuga ngo nicyo kiyobya abari mu isi bose. Inzoka Satani ashobora kuyobya wowe, destination yawe, akakuyobya. Ashobora kukuyobya ukagira amahitamo mabi azarangirira mu kwicuza, ukagira amahitamo mabi agomba guhusha tageti yo kubaho kwawe. Biravuga ngo kiyobya abari mu isi. Ntabwo Satani ayobya abari mu isi ngo abatandukanye n'Imana gusa, ngo abagushe mu byaha gusa, ahubwo ayobya abari mu isi no mu gihe umwana w'umuntu yatangiye kwishakashaka ngo yimenye, amenye icyo agomba kuba cyo, amenye icyo agomba gukora, amenye icyo agomba kwiga, amenye section agomba gufata, amenye mbega amenye ashobora no kukuyobya kugira ngo atamenya inzira z'umugisha wawe. Uhushe, wigana abandi, ureba abandi, ujye wibwira ngo ahari wowe ururiwe, njyewe nduwo ndiwe. N'Imana yonyine ibasha kugaruka ikakuyobora, ikakugayidinga. Kuko reka nkubwire, abana b'abantu basohora produit runaka, yakora nka televiziyo agakora sinibuka kagapapuro ukuntu kitwa, kaba kanditseho uko televiziyo igomba gukoreshwa. Agasohora urupapuro, niba babita, niba ari castroge, sinibuka neza ukuntu kitwa ruriya rupapuro ukuntu rwitwa. Noneho washaka kumenya uko iyo televiziyo igomba gukoreshwa, ugafata rwa rupapuro ugasoma, ukamenya ngo igomba gukoreshwa gutya, igomba gukoreshwa gutya. Uko niko kugira ngo wowe wimenye uriwe, icyo ugomba gukora, inzira z'ubuzima bwawe, uko ugomba gutangira, aho ugomba kuva n'aho ugomba kugana. Bigusaba kugaruka ku Muremyi waremye ijuru n'isi. Bigusaba kugaruka ku waguhanze. Uwaguhanze si nyoko, uwaguhanze si so, uwaguhanze si umuntu wari wese, uwaguhanze akakurema n'Imana. Rero ushaka
kugira ngo amenye icyo agomba gukora, amenye uwo agomba kuba we, bisaba kugira ngo agaruke ku Mana, asenga Imana. Nasenga Imana birashoboka siko twese twumva ijwi ry'Imana, siko twese twumva ijwi ry'Umwuka Wera, ariko usenga Imana by'ukuri imuhuza n'umuntu uri mu mwuka w'Imana, akaba yagufasha kugayidinga, akakwerekera. Umuntu uri mu mwuka w'Imana ashobora kukuyobora, akaguhuza na destination yawe. Ndamubwire ngo uwitwa Naomi yayoboye Rusi, kandi ari umukecuru. Naomi wari ushaje wapfakaye, aramugayidinga mpaka amugeza kuri destination yiwe, amuhuza na nande, amuhuza na Bowaze wiwe. Ndagira nkubwire ngo umuntu w'Imana, uriho umwuka w'Imana, ufite ubwenge bw'Imana, ujijutse mu mwuka, usobanukiwe Imana, usobanukiwe isi y'umwuka n'imikorere yayo, ufite kumva ijwi ry'Imana, ashobora kukuyobora akakugeza kuri destination yawe. Imana iguhuze n'uwo muntu mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Tuvuye aho ngaho rero, ijambo ritweretse yuko ngo icyo kiyoka nicyo kiyobya abari mu isi, kiyobya abanyeshuri benshi baba batangiye kwiga. Ugasanga umunyeshuri yize isomo cyangwa se afashe section runaka itazigera imufasha mu buzima, ugasanga noneho sasa intego yo kwiga kwiwe cyangwa kwiga kwiwe kubaye kw'imfabusa, kubaye uko impapuro gusa, ariko ntikuzagira icyo kumumarira mu minsi yo kubaho kwe kose mu isi. Niyo mpamvu uzasanga hari umuntu uri muri business yarize ibintu by'ubwubatsi, ukibaza ngo uyu muntu uri muri business iyaza kwiga iby'ubwubatsi, iyaza kwiga business niga ibintu byo kubaka, aba yarageze. Undi ugasanga umuntu yize ibintu by'ubuvuzi, ariko akakanya ugasanga ni umwarimu, cyangwa se ugasanga ni umushoferi, cyangwa se ugasanga mbega ibintu yize ntaho bihuriye n'akazi arimo arakora. None ugasanga ukibaza ngo uyu muntu umwanya yamaze yicaye ku ntebe y'ishuri wamumariye iki? Kuki ataje kwimenya ngo yige ibyo ari gukora kano kanya? Satani rero abagambiriye kugira ngo igihe cy'abantu agipfusha ubusa, kibi cy'imfabusa. Iyo uza kuba warimenye ukiga ibyo uri gukora kano kanya, Imana amahoro itugirire neza, Imana amahoro idutabare. Urasabwa kugira ngo umucyo wa Kristo kuvire, wowe wumva rino jambo, ugukore ku maso, wimenye ndinde, ngomba gukora iki, ndemewe iki, nzi iki mu isi. Wirebe iby'abandi ngo ubikunde. Ushobora kureba iby'abandi, ibyo tureba byose tukabikunda, ntabwo biba bivuze ko ibyo tureba byose ari ibyacu. Ibyo turebye byose tukabikunda biba ari ibyacu. Ufite icyawe, kandi uramutse wimenye mu ruhande rwawe wavamo uw'agaciro, nk'uko buri gikoresho cyose gikoreshwa cyangwa gikorwa n'umwana w'umuntu gihinduka icy'agaciro mu gihe cyacyo, niko buri muntu wese waremwe n'Imana ari uw'agaciro igihe yahagaze mu mwanya we, akimenya icyo yaremewe gukora akagikora. Icyo ngicyo ukora kizaguhesha agaciro mu mwanya wawe. Niba wararemewe ubuganga ukisobanukirwa ukamenya ko uri umuganga, ubwo buganga buzaguhesha agaciro muri uwo mwanya w'ubuganga bwawe. Niba warimenye ukisobanukirwa ukamenya ngo ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa, ndi umwigisha, ndi umupineri, ubwo bupineri bwa buzaguhesha agaciro mu mwanya wawe n'ubuhagararamo neza. Niba warimenye ukamenya ngo ndi umukomisiyoneri, naremewe kuba umukomisiyoneri, naremewe kuba uyu muntu runaka, naremewe kuba umunyamakuru, naremewe kuba iki, naremewe kuba umupolisi, naremewe kuba umusirikare, naremewe kuba iki.
ibyo ukabihagararamo neza, umwanya ukawuhagararamo neza, ukegera Imana, ugasenga Imana, noneho no mu kwiga ukagenda wiga uzamura ubumenyi muri cya kindi waremewe. Usabwa kuzamura. Edikasiyo yose igomba kuza ishingiye ku cyo waremewe, k'uwuriwe. Edikasiyo izaza itandukanye n'icyo waremewe, nta kizakumarira, nta kizakugezaho. Imana amahoro ikugirire neza, Imana amahoro igufashe mu izina rya Yesu. Ndavugana n'urubyiruko, ndavugana n'abasore, ndavugana n'inkumi, ndavugana n'abakuru, ndavugana n'abantu bo mu ngeri zitandukanye. Wowe ubaye unyumvura umubyeyi, ufite umutwaro wo kumenya umwana wawe ninde. Ubaye unyumva uri umujene, igihe cyageze cyo kugira ngo ufate section, cyangwa se urasabwa kugira ngo ubanze kwimenya ngo ndinde, wongere ugaruke uyoboze Imana Data twese inzira. Iraza kukuyobora kandi uraza kugera ku mpamvu yo kubaho kwawe. Wige noneho ibihuye n'iby'uriwe, wige ibihuye n'iby'uriwe. Nsoze mvuga ngo nturi runaka uriya, ntuzaba runaka, wowe uri wowe. Ifuze rero kuba wowe mu izina rya Yesu Kristo, wowe w'umwimerere wamanuwe ku Mana, ugomba kuba wowe muri Kristo Yesu, ubundi Uwiteka araza kukwagura. Iyo rero utimenye, niho n'inyenyeri zanyu zibwa, inyenyeri zikibwa. None inyenyeri yakwibwa ugasanga ubuzima bw'umuntu butangiye kumugora no kumuvuna, atangiye kwishakashakisha, ibintu byamucanze, imibereho yamucanze, kuko ajya mu kintu kitari icye agaferinga, kuko icyo uzajyamo kitari icyawe nta mugisha wakibonamo. Igihe cyose uzabona umugisha mu cyo waremewe. Niba rero wararemewe kuba umunasi, ukajya mu itangazamakuru uzajyamo ubikore nabi, nta n'umugisha uzabibonamo. Winjiye muri ofisi y'abandi, amafaranga uzajya ubona mu itangazamakuru uzasanga ntacyo akumariye, kuko waremewe kuba umunasi, waremewe kuba umu-engineer mu by'amazu, ugiye kuba engineer mu by'iminara cyangwa mu by'amazi. Uzinjira muri icyo gisata cy'amazi, ubura umugisha. Nugira ngo ubonye n'akazi usange n'amafaranga avuye muri ubwo engineer bw'amazi, ntacyo bukumariye, kuko wiganye abandi, warebye iby'abandi, nawe ushaka kwinjira mu by'abandi ariko bitari ibyawe. Garuka wimenye, garuka ku Muremyi agusobanure, wimenye mu izina rya Yesu Kristo. Imana amahoro ikugire neza. Tuzagaruka twigisha noneho ni gute umuntu yakwimenya uwo ari we mu cyigisho gikurikiyeho. Ubuntu bw'Imana bubane nawe, imbabazi z'Umukiza zigutwikire, kandi imbabazi z'Imana zize ku bana bawe, zize kuri we wa mujeni we, zize ku bantu batandukanye mwumva kino kiganiro, mubashe kwimenya. Imana amahoro ibagirire neza, Imana amahoro ibafashe, kandi ubuntu bw'Imana bubatwikire. Nyuma yo kumva iki cyigisho, niba kigufashije, gisangize bagenzi bawe, gisangiza abajeni, gisangiza abanyeshuri, gisangiza ababyeyi, kandi ukore subscribe. Uraba ufashije benshi. Imana amahoro ikugirire neza. Shalom shalom, mugire amahoro.